bisa naho izahinduka inkuru y'umwaka bitewe nuko ni inkuru yabayemo ibintu byinshi bidasanzwe. Urupfu rwa Noel rusa nkaho ari rwo rupfu rwa mbere ndetse tutatinya kuvuga yuko muri uyu mwaka wa 2026 rubaye mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo budasanzwe. Ni urupfu rwabaye ku muvuduko nk'urumuri kandi ni urupfu rwateguwe n'abahanga, kandi ni urupfu bene uwapfuye batari bafite ubwinyagamburo ndetse n'uburenganzira bwo kuvuga icyo bashaka, kandi ni urupfu abanyamafaranga bose bambuwe ijambo ndetse bakanimwa agaciro. Mu by'ukuri niki cyihishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Noel, kubera yuko uyu mugabo yapfuye atararwaye, apfa atarigeze aremba, apfa atarwaye umutwe, kandi apfa atarwaye mu nda, kandi apfa atarwaye inzoka. Ese niki cyatumye uyu mugore mu by'ukuri atajyanwa muri gereza? Niki cyatumye uyu mugabo yicwa? Niki cyatumye uyu kazungu cyangwa se uzwi nka Mborerakiza abona visa yo kuhita ajya muri Canada adafunzwe kugira ngo akurikiranweho uruhare mu iyicwa ry'uyu nyakwigendera Noel? Ibi byose nibyo nabakusanyirije ishyingurwa rikimara kurangira kugira ngo mibagezeho amakuru utazasanga ahandi kandi utazumva n'uwo ari we wese. Ese mu by'ukuri niki cyatumye uyu mugabo yicwa? Niki cyihishe inyuma ya byose? Niki cyihishe inyuma yo gukingira ikibaba uyu muherwe ngo ni Kazungu cyangwa se ni Hanabayo Samuel? Kandi mu by'ukuri dusanzwe tubizi yuko iyo hagize umuntu upfa muri karitsiye RIB igahita itwara umurambo ukajya gusuzumwa, abakekwaho amakimbirane hagati y'umugore n'umugabo bakabanza bagafunga umugore. Aho ni mu gihe yari umugabo yapfuye, naho umugore yaba yapfuye bakabanza bagafunga umugabo kugira ngo babanze bakore iperereza mu by'ukuri. Ariko iyi RIB yagera kuri Claire igacira hasi bikarura, yashaka kumufata mu kiganza kugira ngo imwambike amapingu, igakubitwa n'umuriro w'amashanyarazi w'ikibatsi kitagira uko kingana, ubundi RIB igakomeza ikicarira mu biro byayo rwose nkaho nta cyabaye, ndetse n'abayobozi bamwe na bamwe bagakomeza bakikorera akazi kabo nkaho nta cyabaye, abandi bagashyanuka, abandi bakavuga amakuru atavugwa, abandi bagaceceka, abayobozi barebera nkaho nta cyabaye, kugeza aho noneho byose bije ku karubanda. Mu by'ukuri ibintu byose bikamenyekana, ibyihishe byose bikavumburwa, abasesenguzi bagasesengura ndetse n'abanononsozi bakanononsora, bikarangira ya nkuru noneho y'ibintu byose byahishwe bigeze ahabona. Ibi nibyo nabateguriye ngiye kubagezaho. Kugira ngo twinjire neza muri iyi nkuru y'uru rupfu rudasanzwe, urupfu rw'amakuba ndetse n'imvura idahita yagwiriye uyu nyakwigendera Habimana Noel ndetse rukamugwira ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026, itariki mu by'ukuri itazibagirana hagati y'umuryango wa Benjamin ariwo uvukamo uyu mwicanyikazi witwa ngo ni Claire ndetse n'umuryango wa Bwenge ariwo uvukamo uyu nyakwigendera Habimana Noel. Inkuru rero ijya itangira gutya, itangirana n'ubusambanyi bw'uyu mugore ngo ni Claire nyuma yo kubana n'uyu mugabo ngo ni Noel. Uko uyu mugabo nyakwigendera ngo ni Noel yahigaga amafaranga agira ngo azateze imbere umuryango we, niko na madamu hirya yabaga ari kwiga utumanyeri dushyashya ndetse yiga uduposteri twiza tugiye tugezweho, yaba ari utwo muri Mexique cyangwa se utwo muri Aziya ndetse no muri Amerika no mu Burusiya, twazigisha aba bagabo bananiwe kubaka ingo zabo bakifuza kuzajya gusenya iza rubanda. Nibyateye kabiri umugore uko akomeza kugenda yihisha muri ibyo byose, ibyo bigendanye no kwiga utumanyeri tw'ubusambanyi, nibwo yaje gutangira kugenda aryamana n'abahisi n'abagenzi. Ariko mu by'ukuri uyu mugore agakunda kuryamana n'abantu bakomeye mu gihugu, babandi uramutse ugize ikibazo cyose kirara gikemutse, ari nabo batumye uyu mugore akekwaho uruhare rwo kwica umugabo we, ariko mu by'ukuri ntajyanwe muri gereza. Ni mu gihe tuzi yuko n'uwibye inkoko muri karitsiye agafatwa adashobora kurara muri karitsiye. Uyu mugore urupfu rw'uyu mugabo yarugizemo uruhare cyane ndetse mu buryo bugaragara 100%. Ariko mbere y'uko kugira ngo rugiremo uruhare, hari abandi bantu bamwifashishije kugira ngo babashe kurimbura uyu mugabo bitewe n'amabanga akomeye uyu mugabo yari amaze kumenya adakwiye kumenyekana. Ese ni igiki cyatumye aya mabanga ayamenya? Ayo mabanga ni ayandi, ni amabanga atarenze rwose 3. Ibanga rya mbere ni ubusambanyi bw'uyu mugore, ari nayo ntandaro y'amakimbirane nyakwigendera yagiranaga n'umugore, ari nayo yaje kugeza ku iherezo ry'uyu mugabo aya makimbirane akanamugeza no ku munsi wa nyuma ku isi, ubundi agapfa yitabye Imana azize amaherere ndetse no kumenya byinshi. Umuntu wese akwiye kuba hari injiji ntagire ikintu na kimwe amenya. Iryo ni ibanga rero ry'ubusambanyi. Ibanga rya kabiri ni urupfu rw'umwana w'umukobwa wakoraga mu ruganda rwa Ingufu Gin Limited, wari ushinzwe amasoko mpuzamahanga y'uru ruganda rwa Ingufu Gin Limited. Naho irindi rya ni ugushaka kwihorera kuri uyu nguyu Kazungu benshi bakunda kwita ngo ni Mborerakiza. Ese mu by'ukuri amabanga yose yamenyekanye ate? Ni iki cyatumye koko ashaka gushyirwa mu bikorwa, kandi ni iki cyatumye aya mabanga bene kuyakora bamenya yuko hari uwayamenye, ubundi bagahita bapanga vuba na bwangu. bwangu guhita bamwikiza. Ibi nibyo ngiye kubasobanurira akantu ko kandi.
Reka duhere ku busambanyi bw'uyu mugore. Ubusambanyi bw'uyu mugore nk'uko ibinyamakuru byinshi byagiye bibitangaza, byagarutse kuri video y'uyu mugore yafashe ubundi kuyishigatira bikabananira aba bombi, bikarangira uyu kazungu ayifasha akayohereza umugore, ubundi umugore akareba rwose ibyo bari bibereyemo ku Gisenyi. Ubundi ya video yamara kwakirwa n'uyu mugore, kubera yuko uyu mugore yarasanzwe afite telefone yari yarahaye umwana we, ariko iyi telefone ikaba yari irimo email ya nyina, ari nayo email nyina akoresha muri telefone shyashya yari afite. Ubundi video bikarangira igiye ku mwana ndetse bikanarangira igiye kuri nyina, ndetse kandi ya video iza gukomeza itumbagira, ariko mu by'ukuri yatumbagizwaga n'Imana yagira ngo ukuri k'uyu mugabo kuzajya habona, ndetse n'ibinyoma by'uyu mugore nk'uko Satani ari umugome cyane akoshya, ubundi yamara kukoshya akahita anagutamaza, birangira Satani koko itamaje uyu mugore. Iri banga uyu mugabo kuryakira ndetse no kuribika biramugora, ubundi yitabaza abo mu muryango we aboherereza ku iyo video rwose bota ukuntu uyu mugore azi gutera akabariro kakahava, n'uburyo bamucurikaga bamucurangura nk'aho bamuranguye, kandi mu by'ukuri uyu nyakwigendera ari we wakoye. Ariko byari bibabaje cyane kubona abandi bantu bakomeza kugenda bacurika bacurangura nk'abakoye, nta n'uwigeze atanga n'isuka cyangwa se umuhoro wo gutema ibiti. Aho ndimo ndavuga mu gihe cy'imisango yo gusaba umugeni ndetse no gukwa umugeni. Irindi banga rya kabiri ngo uyu mugabo yari yibitseho, nuko akimara kubona koko ko iyi video yafashwe umugore we ari gutera akabariro n'undi mugabo ari we nababwiye Kazungu Nyiningufu Gin Limited, uyu mugabo yashakishije uburyo yakihorera ariko biranga. Ariko nanone atekereza yuko yahura n'uyu Kazungu agaterura akadimba hasi, abona na hano namwe azamenera kugira ngo azabashe kuhamusanga, ubundi aterura dimbe hasi yishyuze inkwano yatanze k'uyu mugore. Amubaza impamvu yamucurikiraga umugore yongera amucurangura, amuhenesha, amuhagarikisha, amuzamuriye ibirere akamugeza mu bicu, akamukoza hasi, akamugarura nk'itenesi riri gukinwa n'abana b'incuke cyangwa b'ibitambambuga. Nuko uyu mugabo niko gupanga umugambi wo kuzajya kurangurira ahantu Kazungu arangurira amakontineri agendanye na product bakoresha mu ruganda rwabo. Apanga gahunda yo kuzagira ngo nawe azagenda arangure kontineri, ubundi kontineri ayuzuzemo ibyo biyoga bakoresha, hanyuma ibyo biyoga bakoresha uyu Noel abanza bivangemo uburozi, ubundi namara kubivangamo uburozi azatege umushoferi wo ku Ngufu Gin Limited amuhereze agashimwe kangana na miliyoni 10, hanyuma namara kumuha izo miliyoni 10 bahindaguranye kontineri imwe izabikwe i Kigali, indi izakomeze ijye mu Ngufu Gin Limited. Ubundi izi nzoga nizitangira gukorwa bakoreshe ya produit Noel yari kuzaba yagizemo uruhare mu kubazanira, ariko yuzuyemo uburozi. Ubundi nibakora ibi biyoga byabo bigiye n'ubundi kuzamara abantu, ubundi bakora izi nzoga zabo bapfunyike mu makarito nk'ibisanzwe, ubundi batangire basapurayinge mu gihugu hose. Abazanywa kuri iyi nzoga yari kuzaba yarakozwe bahite bose bikubita hasi bapfire icyarimwe, uburyo mu gihugu cyose hazajya hapfa nk'ibihumbi 5 by'abantu banyoye kuri iyi nzoga. Ibyo bigahita bivamo intandaro yo guhita hafungwa uru ruganda rwa Kazungu Nyiningufu Gin Limited. Ubundi Noel akabatsinze icy'umutwe bitewe n'uko uru ruganda iyo ruza gufungwa uyu Kazungu yari kuzaba aciye ukubiri no kongera gutunga amafaranga, dore yuko aya mafaranga ariyo yifashisha mu gusenya ingo z'abanyarwanda benshi cyane. Ndetse Kazungu abantu bose yagiye yinjira mu ngo zabo, abenshi kubera ko basanzwe bazi ubugome bwe, iyo ari kurongora rwose umugore wawe wewe uhagarara ubundi ugakoma mu mashyi ukogeza, ndetse akanaguhereza telefone ye ati mfotora ndi kurongora umugore wawe, ubundi ukabikora kuko iyo wanze kubikora uhita uburirwa irengero. Ubwo rero uyu Noel iyo aza kwihorera muri ubwo buryo yari kuba akemuye ikibazo cy'uyu mugabo ngo ni Kazungu, bitewe n'uko yari kuzahita barubebe akongera kubura amafaranga yo kwirukanyisha mu bagore. Uyu mugambi rero waje gutahurwa mbere y'uko ukorwa. Mbibutse mu by'ukuri y'uko uyu Kazungu ari umuragizi w'uruganda Ngufu Gin Limited, bivugwa y'uko ari urw'abagabo babiri bo mu ngofero. Abo ngabo uwo mugabo w'umutangabuhamya yagarutseho, ndetse nibo basangiye uru ruganda. Kazungu afitemo imigabane mike cyane, indi migabane yose yaguzwe n'abo bantu bo hejuru mu basirikare ndetse n'abapolisi.
Irindi banga rya gatatu nk'uko nari mbikomojeho ni urupfu rw'umwana w'umukobwa. Uyu yari ashinzwe amasoko mpuzamahanga mu Ngufu Gin Limited. Uyu mwana w'umukobwa ngo ni umwana w'umukobwa wakoraga mu Ngufu Gin Limited. Uyu mwana w'umukobwa akaba yaragendaga mu modoka yo mu bwoko bwa Benz, ariko uyu mwana w'umukobwa nk'umuntu wagendaga muri Benz ndetse ubuzima bumeze neza, ngo yaje kuburirwa irengero. Umuryango we uramubura kandi bari basanzwe bazi ko yakoraga mu Ngufu Gin Limited, ariko ngo igihe kigeze uyu mwana w'umukobwa ngo mu rugo baje kubona telefone yiwe itagicamo, atagipostinga, nuko baramuhamagara. Mu kumuhamagara bamubura. Akimara kuburwa baje kujya ahantu yari atuye, naho baramubura. Uyu mwana w'umukobwa ngo umuntu wamuzanye mu urwo ruganda rw'Ingufu Gin Limited ni umugabo ufitemo imigabane cyangwa se shares wo mu ngofero batubwiye. Uyu mugabo rero kuko yamuzanye hano mu ruganda rw'Ingufu Gin Limited, urumva yaramuhesheje akazi nko kwa kundi abakire ndetse n'ababosi n'abaderegiteri bagenda babikora ku bakozi. Umuntu akaguha akazi, ubundi yamara kuguha akazi akazajya gukuramo nawe ibyo agukeneyemo. Nuko uyu mugabo rwose ngo mu ngofero zikomeye cyane, akimara kuzana uyu mwana w'umukobwa bamuha akazi, ashingwa amasoko mpuzamahanga y'Ingufu Gin Limited. Nuko uyu mugabo rwose ngo akazajya yifatira ku mupuri gake gake uyu mwana w'umukobwa. Urumva ko n'ihohoterwa yararimo akorerwa. Uyu mwana w'umukobwa rero ngo yaje rwose gukora aka kazi mu Ngufu Gin Limited, ndetse anagakoresha imbaraga ze zose nk'uko n'ubundi yari yarabyigiye, agakomeza ashyiramo ubwitange no gukorana umurava imirimo ashinzwe, ariko afite nanone ikimungu ku mutima yuko uwamuzanye muri ako kazi amwaka inshimisha mubiri. Hari igihe umuntu akubwira yuko ngo rwose ngo mpagaturu kamwe, ubundi numara kukama ndakurangira akazi, bamara kukurangira akazi wamara kukicaramo bakazajya bakwaka inshimisha mubiri ya buri munsi, bikageraho bikakurenga ndetse bikanakubabaza. Uyu mwana w'umukobwa rero ibi byose bikimara kumubaho, ntabwo ngo yigeze yishimira kuzajya akomeza asambanywa buri munsi ijoro n'amanywa uko bwije n'uko bukeye, kubera ko uwo muntu wo mu ngofero ngo yamwakaga ibyo bintu buri munsi, kandi ngo bakajya kubikorera kuri hoteli iri Remera. Ubwo uwo mwana w'umukobwa yakomeje kugenda asambanywa, kandi agasambanywa atabyishimiye, nta n'ibyishimo afite. Nibwo ngo yatekereje yuko agomba kuzashaka ikintu kizamurengera mu minsi iri imbere, bitewe n'uko n'ubundi yabonaga ko ako kazi amaze kugahaga, bitewe n'uko bagenda bamusambanya uko bwije n'uko bukeye. Ngo niko rero bari mu gikorwa gufata telefone yiwe ngendanwa, ubundi afata video aryamanye n'uwo mubosi. Yaje kugera aho rero bajya aho ngaho i Remera aho bakundaga kujya kumusambanyiriza. Nuko umwana w'umukobwa ngafata video, yafashe video y'uwo mugabo wo mu ngofero arimo aramusambanya, kugira ngo abike icyo kimenyetso, nibura wenda umunsi umwe azashake ahantu yigira, nibashaka kumuhiga ngo bamwice nawe azahita ashyira hanze ayo mashusho y'ukuntu bamusambanyaga, ubundi namara kuyashyira hanze abo bantu bo mu ngofero bakorwe n'isoni. Ariko uyu mugambi w'uyu mwana w'umukobwa ntabwo waje kumuhira 100% nk'uko yari yabipanze, ahubwo byahise bimenyekana yuko ari gufata amashusho. Bimenyekana ari uyu mugabo wari urimo aramusambanya, ubibonye yuko telefone y'umwana w'umukobwa yayihishe irimo iramukamera. Uyu mugabo rero akimara kubona yuko umwana w'umukobwa ari kumukamera, nta yandi magambo menshi bari bakivugana, ahubwo ngo yahise afata umusego ubundi awushyira ku isura ye arawumunigisha. Uyu mwana w'umukobwa akimara kunigwa yahise yitaba Imana, niko bivugwa. Uyu mwana w'umukobwa akimara kwitaba Imana, uyu mugabo wo mu ngofero yahise ahamagara uyu kazungu, nuko amutekereza uko bimugendekeye, bityo yaza aho ngaho i Remera akagira ibyo amufasha. Nuko kazungu niko guhita yatsa imodoka vuba vuba n'imbaraga nyinshi, ubundi aca mu mujyi ashaka igikapu cyiza bari buze gushyiramo uwo mubiri w'uwo mwana w'umukobwa tutazi niba yarapfuye cyangwa se akiri muzima. Ubundi arakijyana bamushyiramo, baramusohokana, ubundi bamushyira mu modoka baramujyana. Kuva icyo gihe umwana yasambanywa, inkuru y'amateka ndetse na page itukura turi gusoma byahise bishyirwaho akadomo. Ariko kazungu nk'umuntu ukunda kwinywera agatama, ubundi akavuga byose nta na kimwe azigamye, ngo yaje iyi nkuru kwitekerereza uyu Claire, amubwira atese ubundi waruzi wa mukobwa twakoreshaga mu Ngufu Gin Limited wari ushinzwe amasoko mpuzamahanga uko byarangiye. Niko kumutekerereza iyi nkuru rero. Iyi nkuru rero akimara kuyimubwira, bivugwa yuko yayimubwiye barimo barajya aho gusambanira ku Gisenyi mbere yuko bafata amashusho. Barangije agaturu ka mbere, nibwo umugore yagiye gusuka icyo kunywa, agenda ateye umugongo kazungu igice kiwe cy'inyuma, agenda azunguza amabuno kigaragara, hanyuma arasuka aragaruka. Mu kugaruka kazungu arimo aramukamera, nibwo yavuze ati iyo ntekereje ibikorwa byanyu mwa bagabo mwe mbagirira ubwoba. Bishatse kuvuga yuko kazungu yarazi ko neza akora ku mupuri w'uyu mugore, ndetse kandi kazungu yari abizi neza yuko hari n'abandi bantu uyu mugore ajya aha ku mupuri bakomeye. Urumva yuko ari umugore wajyaga rwose akinwa nk'agatenesi, ugatera n'undi nawe agateraho n'undi nawe agateraho. Izo nkuru zombi rero mbabwiye uko ari eshatu,
nizo zazanye ipaje y'amateka yirabura mu gitabo urupfu rw'uyu mugabo nyakwigendera Noel, ari nazo nkuru bari kurwana bashaka yuko ibi bintu bitakigera bijya hanze ngo bimenyekane bimenywe n'abanyarwanda. Famiye z'uwo mwana w'umukobwa waburiwe irengero, bityo zizabura uko zizamura agatwe bazagira ngo wenda umwana wabo hari ahandi hantu yagiye, ariko mu by'ukuri kwari uguhisha ibi byaha byabo bakomeje kugenda bakora. Ngira ngo nk'uko nabibabwiye mu nkuru zacu, Imana yo mu ijuru iyo usenze iragufasha ikakurengera mu buzima bwawe bwa buri munsi, ariko Satani, ikibi cy'umwanzi Satani ni uko akoshya ugakora icyaha, wamara kugikora agahita anagutamaza. Niyo mpamvu rero uyu mudamu gahunda zose zahise zitangira gutegurwa nk'uko n'ubundi video yari yarabonywe, kandi video yari hishe amabanga menshi, iryo banga ry'uwo mwana w'umukobwa, ndetse iyo video inahishe ubusambanyi bw'uyu mudamu. Aba rero ba nyiri gukora ayo mahano k'uwo mwana w'umukobwa, ndetse na ba nyiri gufatirwa kw'ayo mafoto muri Canada, ndetse na ba nyiri gufata video mu gitanda, nibo barwanye kuri izi nkuru zabo kugira ngo zitagera hanze. Aba rero nibo baje kwegera uyu madamu nyakwigendera uzwi ku izina rya Claire, niko kumusaba ati umugabo wawe ubwo yamenye ukuri kwacu nta kindi ugomba gukora, ugomba kumuhitana. Nibwo rero uyu nguyu ngo yahawe uburozi bwo kuroga umugabo we, hanyuma rwose nk'umuntu muba mwararyamanye wenda nubwo nta rukundo ruba rurimo, uyu mudamu gushyira uburozi mu byo kurya ngo biramunanira. Mu kumara kumunanira rero nibwo yaje guhamagara ba bantu ababwira yuko misiyo yo guhitana umugabo we irimo iramunanira, ari kujya kubikora agatitira mu ntoki, ahantu hose agatitira, icyunzwe kikamwuzura mu maso nk'undi muntu uwo ari we wese utari wica umuntu, kandi nanone utarabitorejwe, kandi nanone ari umusivile, ntago kubikora byapfuye kumworohera. Niko rero guhita bohereza ba bantu babiri mwumvise mu nkuru ngo baje mu rugo ari ku itariki 11, ngo umwe ni umukuru w'umutekano wa hariya ku irebero, undi nawe ngo ni mugenzi we bakorana. Mu by'ukuri aba bantu binjiye muri uru rugo nibo famiye nyakwigendera yemeza idashidikanya kari bo bahise bahitana uyu Noel. Ese mu by'ukuri bakimara kugera mu rugo ngo bahageze ryari? Hanyuma bakimara kugera mu rugo ngo byagenze bite? Nk'uko twumvise mu magambo bivamo bavuga ibidakwiye kuvugwa uko byagenze. Ese bakimara kugera mu rugo ngo bakoze iki? Aba bagabo rero mu kumara kugera mu rugo ngo bahageze ku isaha y'isa 5:35 nk'uko byari biri kugaragara kuri telefone y'uyu murumuna wa nyakwigendera Noel, kuko CCTV cameras zari ziri mu rugo kwa Noel. Uyu murumuna wa Noel ngo ni Dr. Jean Marie yarazifiteho access, ndetse move zose zajyaga zibera mu rugo uyu mugabo yagendaga azikurikirana 5 kuri 5. Ni nayo mpamvu bahise barwana no kumuta muri yombi kugira ngo bamukureho telefone n'igisa nacyo, kugira ngo ibi bintu byose n'amakuru yose yari afite abitswe muri telefone ye abashe gukurwamo, kugira ngo nyuma atazazamura agatwe. Nibwo rero abo bagabo babiri ngo baje mu rugo. Bakimara kugera mu rugo ku isa 5:35, ubundi ngo bagerageza gutera ubwoba uyu Noel bitewe na video yari yarabonye, kandi nanone yari yaragiye yohereza abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu mugabo baraje baramutocaringa, barakomeza mutera ubwoba, bamwereka ibyuma, bamwereka n'imbunda. Umugabo aragenda arashyuha umubiri we wose. Cyo bari barimo barapanga, bari bapanganye n'uyu mugore ngo ni Claire, uko bari butere umugabo ubwoba. Ubundi umugabo agahita atangira kugira inyota nyinshi cyane, agashaka kunywa amazi. Noneho yashaka kunywa amazi, uyu nyamugore we akajya kuyamuzanira, ariko mbere kuyamuzanira akabanza gushyiramo karyo kumve. Ubu burozi rero yari yarahawe na mbere yari yarananiwe kwica umugabo we, nibwo yahise abusuka muri ayo mazi yo kunywa, ubundi azanira umugabo. Uyu mugabo aranywa aragotomera. Akimara kugotomera, uyu mudamu yahise asohokana n'aba bagabo babiri, ubundi abakubita mu modoka, arabasohokana arabajyana, basiga umugabo aho yari yicaye mu ntebe. Ubakurikiranye ubuhamya bw'ikiriyo cya nyuma cyo kwizihiza ubuzima bw'uyu mugabo, umwana w'umukobwa yagarutse ku kuntu ngo yumvise ise ataka inshuro 3, ubundi ngo akajya kurwana no kumukurura ngo muri dushe, ubundi yamara kumukurura muri dushe ngo akamwicaza muri saro. Ariko mu by'ukuri ntago umwana w'umukobwa yari kubasha gukurura umuntu uri gutaka cyane muri dushe ngo amugeze muri saro, ahubwo amakuru uko avuga uyu mugabo ngo yarari muri saro. Akimara kunywa y'amazi bari bamuhaye ari mu burozi, umugore areba ahantu aba yijyanishijwe n'abo bagabo, azi ko ari busange byamaze kurangira. Nuko basohoka igipangu baragenda, ariko hashize akanya ngo umugabo aza kuza gutaka inshuro 3. Uyu mwana w'umukobwa wa nyakwigendera ngo yarari mu cyumba, ngo yumva se ngaratatse inshuro 3. Niko kugenda ngajya muri saro, asanga ngo isa ameze nabi cyane, ubundi ngahita mukura ku ntebe kuko yari yatangiye kugagarira mu ntebe, ubundi ngaramuterura, hanyuma amumanura hasi amuryamisha ku itapi yo muri saro. Nta kindi yahise akora, yahise ahamagara mama we, aramubwira ati mama rwose tebuka, papa ameze nabi cyane, arimo arataka cyane, ari kuvuza induru. Hanyuma uyu mudamu
mudamu ahita akata imodoka agarukana n'abo bantu. Ariko uyu mwana akimara guhamagara uyu mama we ngo yahise anahamagara onkere we ari we Dr Jean Marie wa wundi uvukana n'umugabo we, aramubwira ati tebuka onkere ameze nabi. Ariko mu by'ukuri uyu Claire niwe yahise acanira imodoka agera mu rugo ahatanga uyu Jean Marie kuko baje bakurikirana, agarukana na ba bagabo babiri. Ubundi babona rwose umugabo yatinze gupfa kandi batabaje Jean Marie, baravuga ati Jean Marie nabasha kugera ngaha arahita amukorera ubutabazi bw'ibanze, ubundi uyu mugabo azatuvuge ko twamuhitanye. Niko kumufata baramukurubana bombi, umwe afata akaboko k'imoso undi afata akaguru k'imoso, ubundi baramukurubana bamujyana muri dushe bamwicazayo, bafata imbunda bashyiraho silencer bahita bamukubita urusasu. Bakimara kumukubita urusasu uyu Claire arwana no kujya gushaka amatorosho, ubundi rwose araza akukumba amaraso arayayora, abundi arahanagura dushe asibanganya ibimenyetso. Ari nabwo uyu Jean Marie yahageraga bakamwangira yuko yinjira. Inzego z'umutekano nk'abantu bari baraho hafi bari baryamiye amajanja, niko guhita bamufata bahita bamukubita amapingu baramukwega baramujyana. Urupfu rw'uwo mugabo rero ngo ni Noel ruzingitiranwa rutyo, guhera ubwo ajyanwa muri morgue ndetse urujijo rurakomeza ruba kuri byinshi. Ariko mu by'ukuri mwumvise ko ibyo yazize ari ukumenya amabanga menshi atarakwiye kumenywa kugira ngo azabashe kwandagaza ingagari zikomeye, bafunga uruganda ruhagaze amatiriyoni atagira uko angana ndetse kandi nabo bibagireho ingaruka. Iyi nkuru tukimara kuyumva neza no kuyisobanukirwa Ganira TV kuyivuga byaratunaniye, ariko n'ubundi birangiye tuyivuze. Nta kindi kintu narenza kuri iyi nkuru usibye kuvuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame niba hari abantu babasha kumushyira amakuru agiye atandukanye, ndamwinginze azakurikirane ikibazo cy'uyu nyakwigendera Noel arenganurwe, kabone n'ubwo hashira n'umwaka cyangwa hagashira imyaka 2 ubutabera kuri uyu mugabo buzagaragara. Ariko nanone nubwo ubutabera buzagaragara bugakora akazi kabwo, uyu mudamu ngo ni Claire nawe kuko abitsa aya mabanga y'aya bagabo, nawe rwose niwe uzahita akurikiraho mu kuba yapfa, ubundi yamara gupfa bigahita byegekwa kuri famiye y'uyu muzehe bwenge, ubundi nabo bakajyanwa mu buroko banashakisha uburyo ki bazigizayo uyu Jean Marie, kuko nawe azi ibintu byinshi batamurinze cyangwa bamufunge cyangwa bamwice yazavuga akari murori. Kandi nanone uyu muzehe bwenge kuko ni bwenge, kuko niwe muntu nanone ubaye umusitari utegetse amategeko y'u Rwanda gukora autopsy inshuro 2 zose yanze kwemera ibyavuyemo. Twe nka Ganira TV twaganira amakuru menshi cyane agiye atandukanye dukura mu muryango w'aba bantu. Dusabiye ubutabera uyu nyakwigendera Habimana Noel, iruhuko ridashira kuri we, kandi uruhare rwose uyu mudamu yagize muri urupfu rw'uyu mugabo we azarubazwe n'amategeko. Naramuka avuye mu isi amategeko atamubajije, Imana yo mu ijuru yonyine izamubaze ibyo yakoze. Ndetse kandi Noel azakomeze kuruhukira mu mahoro, ariko nanone sinzi ko ashobora kuruhukira mu mahoro atari yabona ubutabera, bitewe nuko roho ye igiye gukomeza ibungabunga mu mitima y'abantu benshi cyane bafitanye isano nawe, ndetse n'abagize isano mu rupfu rwe nabo roho ye irakomeza ibabuze uburenganzira bwo kubaho neza bisanzuye, bye bakomeza bashya ubwoba. Ariko dutabaje umubyeyi Perezida wa Repubulika Paul Kagame azakurikirane iki kibazo kirimo uyu muryango. Niba kandi hari n'abajenerali bitwaza imbaraga zabo bahabwa n'amategeko ndetse n'amapeti bahawe n'inyenyeri bahawe ngo zibamurikire, izo mbaraga zabo zizateshwe agaciro imbere y'ubutabera, bakurikiranwe niba ari uruhare bagiye babigiramo bafungwe, tutitaye ngo ni ba generali runaka, kuko uko abantu basaza ni nako haba havuka abandi.